nanone reka mbasuhuze mwese mudukurikira kuri channel Rwanda Blonde TV ndetse nsuhuze n'abantu muzakurikira Inkomoko TV kuko iki kiganiro naho kizahanyura. Inkomoko TV ni channel cyashya ya Pascal, muzajya mubonaho ubutumwa bwinshi aba bagomba kubagezaho, yaba documentaire yaba analyse yahisemo runaka. Pascal, wasuhuza abantu bakurikira channel zose? Reka rero ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu haba kuri Rwanda Blonde TV no ku Nkomoko. Abantu mutarakora subscribe ku Nkomoko mugende mutuzamure rwose, ni ibintu byiza cyane, n'umusanzu twifurize kujya mukunda ibiganiro byacu ko ni ibiganiro byibanda ku makuru, ubumenyi n'ubucukumbuzi butandukanye. Ngoro ni Pascal musanzwe mumenyera hano tugana ku by'amateka. Ushize twakoranye ikiganiro kuri ba Socrates, Platon ndetse na Aristote, tuvuga kuri philosophy. Umunsi rero turaza mu gice cya geography kuko birajyana ibyo bintu, amateka na geography ubugirana isano binini. Birarigirana kubera ko amateka aba yarabereye mu isi, kandi kwiga isi ntabwo isi wayimenya aho ibintu byinshi nyine utigize ubumenyi bwayo, ari byo bita geography mu ndimi z'amahanga. Geography rero burya ubwo turahera mu kintu bita isanzure. Ubundi ku muntu utazi isanzure wavuga ko ari iki? Isanzure nyine ntabwo ndi buryinjiremo cyane nkuko nubundi n'ibitabo bitagatifu cyangwa ibitabo by'iyobokamana bivuga ko isanzure nta uriheza, ariko ndarisobanura nk'ahantu imibumbe yose cyangwa se ibintu byose Imana yaremye biherereye mu ijambo rimwe. Aho hantu se hangana iki? No kuvuga ngo hari ibipimo by'uburebure, ubundi iyo bari gupima ibintu nk'ibyo binini cyane bakoresha ibipimo by'uburebure. Ndabanza wenda nsobanure kubera ko ibintu bifite uburebure buhambaye cyangwa bunini cyane bakunda gupima bakoresheje ibyitwa mile imwe ingana n'ibirometero, ibirometero 1609. Iyo ni mile imwe. Hanyuma rero isanzure bivugwa ko ringana na miles septillion 550. Septillion imwe ni ukwandika rimwe ugashyiraho inyuma amazeru 18. Ubwo rero kugira ngo ubone ibirometero kare biri mu isanzure cyangwa isanzure bivugwa ko ripima, no gufata izo septillion 550, urumva ni 550 gushyiraho amazeru 18, warangiza ugakuba 1609. Icyo gihe uraza kubona ibirometero bivugwa ko isanzure ariko rireshya, ariko ni ibintu bigoye kuba hari imashini yari yose yabipima, kubera ko iyo ugiye kubyandika muri systeme zitandukanye bakubwira ko ari invalid. Urumva kwandika imibare 21 ukagira n'ibindi bikubo ushyiraho cyangwa izindi calculation ni ibintu bigoye cyane. Ni ukuvuga ko nyine ibyo bintu mu ijambo rimwe bisobanuye ko isanzure ni rinini cyane, ni ntagererano. Nimba mubyumvishe neza, septillion ni miliyari inshuro miliyari. Yego, urumva amazeru 18 nimba miliyari imwe ari amazeru 9, urumva ni miliyari nyine yikubye miliyari. Noneho 550. Urumva nano hanini cyane. Ese iryo sanzure hari izindi component zaba zirimo? Mu isanzure bibarwa ko hari imibumbe yingiye abantu bagenda bigaho bakayikoraho n'ubushakashatsi, ariko usibye imibumbe mu isanzure ikindi kintu kiba gihari ni umwuka. Ibindi byose ni ibintu bishobora kuba muri uwo mwuka, udukoko cyane. Mu isanzure nubwo ari ibintu byinshi, ariko burya ngo ntabwo biri mu kajagari, organize cyane, byo twita galaxy. Yego. None amagalaxy ni menshi, ariko iyo turimo yitwa Milky Way. Yego. Iyo galaxy wayitubwira iki? Milky Way galaxy ni igice nyine kiri mu isanzure kigaragaramo imibumbe irimo n'uyu wacu dutuye uri ku mwanya wa 3 uvuye ku zuba, nk'uko biba bigaragara mu bishushanyo tuba tutazi n'uwabishushanya mu mafoto tutazi wayafasha, ariko babivugwa ko ari amasatelite cyangwa se ibyuma by'ikoranabuhanga biri mu isanzure, n'ubundi tuza gushobora kuvugaho gatoya aho babishyira n'impamvu babihashyira. Ariko Milky Way galaxy ni galaxy cyangwa ubwo ni ahantu nyine dusanga iyo mibumbe yacu by'umwihariko n'inzira icamo izenguruka izuba. Ariko ngo buriya izuba buriya ngo ushobora gucamo, ubashije gucamo ngo warihinguranye, kuko ngo ni gaze ntabwo riri solide. Yego, izuba ntabwo ari solide rwose, ni gaze, ariko ushaka wavuga ko ari n'umuriro. Buri muriro dushaka twabyita gaze, ariko kubasha gucamo byo ntibishoboka, kubera ko mu zuba habamo ubushyuhe bugera kuri degere Celsius miliyoni 15.
ni ukuvuga ngo kugira ngo izuba ritwike ikintu nta nubwo bisaba kuba ryakegera. Kuva ku zuba ugera ku isi harimo ibirometero n'ubundi amamiliyoni, ariko bavuga ko mu kirere muri atmosfere cyangwa se muri faze zigize ikirere nk'uko abantu bizeje mwagiye mubyiga, harimo ahantu tuvuga ngo hari akayunguruzo k'imirasire y'izuba ibyitwa ozone. Kariya kayunguruzo bavuga ko twatangiye no kwangiza kabereyeho kugabanya ubukana bw'imirasire y'izuba, kubera ko iramutse igeze ku isi uko imeze ibinyabuzima ntibyahaba. Urumva rero niba harimo izo miliyoni nyinshi gutyo z'ibirometero kandi hakaba harimo ikintu kidukingira, no kuvuga ko kwegera izuba byo ntibinashoboka. Ariko uvuze ozone mpita nibaza akantu, ubundi tuzi ko oxygene ari 0.2 cyane, ozone ni 0.2 cyane. Kwa kumva ngo wabona mwuka wera ni uwo kangahe? Oya, umwuka wera ho twaba tugiye mu iyobokamana, ariko ozone ni oxygene 3 ziteranyije, ni ikinyabutabire kiba cyavuye ku kwihuza kwa oxygene 3. Ubwo rero haje mu bya mwuka wera twaba tuvuye muri geography tugiye mu iyobokamana. Umwuka wera ugira ntuza. Oya, ntago umwuka wera ari ikinyabutabire nkuko tuvuga oxygene cyangwa izindi elema. Oya, byo biratandukanye cyane. Urasukika se? Umwuka wari wose ntabwo usukika nyine, kuko habaho ibyo bita state of matter. Ntabwo umwuka usukika, hasukika nyine ibindi bintu bitari umwuka. Umwuka wera ni gaze cyangwa ntabwo ari gaze? Oya, umwuka wera ntabwo nabona ukuntu mbisobanura muri ubwo buryo turimo bwa geo, ahubwo nabisobanura wenda nko mwiyobokamana cyane. Bo bivugwa ko hari indi galaxy ifite umubumbe usa neza nk'uko isi yacu imeze. Yego. Ese uwo mubumbe wawuhari? Hari umubumbe bivugwa ko abanyamerika bavumbuye cyangwa se babonye mu isanzure ushobora kuba ufite imiterere ijya gusa n'iy'isi. Ni umubumbe bita Sphere 428b, ahari ndumva niba nibuka neza, ariko ni umubumbe utandukanye n'iyo mibumbe tuvuga ya za Neptune na za Mars. Bavuga ko ni bwa bushakashatsi bwabo no gukomeza gahunda yo kwigarurira isi, bakava ko ufite ibyo uhuriraho n'abantu cyangwa se n'isi abantu batuye. Ariko niba mubyibuka neza, ejo bundi nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'isanzure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo ni NASA mu magambo arambuye, bivuga National Aeronautics and Space Administration, ni ikigo gikomeye cyane cyashinzwe mu mwaka w'1952 n'uwari perezida witwaga Dwight David Eisenhower. Ni ikigo rero cyakuriye inzira ku murima umunyemari akaba n'umukire wa mbere ku isi Elon Musk, wavugaga ko bashatse bamutera inkunga yo kohereza abantu gutura mu yindi mibumbe, by'umwihariko ngo navugaga Sphere 428 cyangwa Mars. Ariko icyo kigo cy'igihugu cyamuteye twatsi kivuga ko uwo mushinga utanashoboka. Ni umushinga nibutsa abadukurikiyeho ko ari umushinga watangiye kwigwaho guhera 2010, ariko bivugwa ko amafaranga yawushowemo yose yapfuye ubusa kubera ko bidashoboka ko abantu bazajyayo. Reka tugaruke ku mubumbe witwa isi. Yego. Watubwira itandukaniro hagati y'isi n'indi mubumbe izengurutse rino zuba? Icyambere gitandukanye isi n'indi mibumbe nuko nibura ku isi hari ubuzima. Ahandi hose ubuzima bavuga ko bushobora kuba ni ibikekwa, biba bikekwa cyangwa bikiri mu bushakashatsi n'ubugenzuzi. Ariko ku isi hari ubuzima, ibinyabuzima bishoboka byose biri ku isi. Indi mibumbe wenda nka Mars niho bagerageje gukora ubushakashatsi babona ko wenda ubuzima bwahaba, ariko icyambere isi itandukaniyeho n'iyo mibumbe yindi. Icyambere ni ubuzima, icya kabiri nuko igipimo cy'ubushyuhe ku isi ni gito ugereranyije n'indi mibumbe. Icya gatatu kandi ibyo twita ingufu z'isi cyangwa gravite, isi ntabwo ingana n'indi mibumbe kubera ko umubumbe ugira gravite cyangwa ugira nyine iyo rukuruzi nini cyane cyangwa ikurura cyane bitewe n'ukuntu ungana, kandi isi iri mu mibumbe mito iri mu isanzure. Ese ya mibumbe ya za Jupiter ko numva ngo ntabwo iri solide? Yego, harimo imibumbe rwose y'imyuka, harimo iy'urutare nyine n'abashakashatsi babivuga. Ariko natanga urugero wenda nko ku mubumbe witwa Saturn, nimba ari Saturn mu gifaransa ubwo ni Saturn. Nkuriya mubumbe bavuga ko ari umubumbe w'umuriro, ni umwe mu mibumbe minini cyane ishoboka, ariko abashakashatsi bagaragaje ko nta buzima buhari, budashoboka bitewe n'igipimo cy'ubushyuhe gihari,
bikongera bigaterwa n'imyuka ihari cyangwa se ishobora kuhahurira, ibyo rero bakabona ko nta kiremwa gihumeka gishobora kuhaba. Utubwiye ko ku isi hari ubuzima, ubwo buzima kuki bwahaje, donc isi ifite iki kuryigira ubuzima yonyine? Wenda ubwo ngubwo sindi buvuguruze ibyanditswe tuvuga ko Imana yaremye, ariko reka turebe mu buryo bwa siyansi impamvu ya mbere ishobora gutera ubuzima ku isi. Buri ubuzima bakubwira ko ubuzima bwahereye mu mazi, ariko ubuzima bushoboka mbere na mbere kubera imirasire y'izuba. Imirasire y'izuba igera ku butaka, udukoko, buri udukoko ni twinshi kurusha ibindi binyabuzima bishoboka. Buriya banakubwira ko uramutse ubashije kugira ijisho rimeze nka microscope, ubwo ni bya byuma bitubura amashusho, ushobora kuzaba umeze nk'urushinge ruri nko muri stade y'umupira w'amaguru y'ibindi binyabuzima, ariko ibyo ntabwo tubibona. Amaso yacu afite ubushobozi buto cyane ugereranyije n'ibinyabuzima byinshi birimo n'utwo dukoko. Nashaka kuvuga ko rero ku isi hari udukoko nitwo dukora ibiryo bikavamo ibitunga ibimera rero bibeshaho inyamaswa, ariko ubuzima ni karemano, ntabwo bwatewe n'iki ngiki. Ibyo ni karemano nyine, ahubwo uburyo bugenda bukura cyangwa bugapfa ibyo bigirwamo ingaruka cyangwa uruhare n'abantu, ariko ubuzima ku isi byo ni karemano. Iyo turebye inkomoko y'ubuzima, ubwo nituvuga ubuzima tureba ikinyabuzima gikuru cyitwa umuntu. Yego. Ese umuntu yavuye? Kuko hari amateori menshi avuga iby'umuntu, ariko wowe wemera iyi? Yego, no kuvanga ubundi bavuga ko abafilozofe, ubushize twabivuzeho gatoya, bavuga ko abafilozofe ngo batemera Imana. Abafilozofe ntabwo bemera Imana nyine, ariko ngewe nubwo ndi ku ruhande rwa filozofi n'Imana ndayemera. Icyo uburyo rero ndi busobanura umuntu cyangwa inkomoko ye, ndagenda musobanura mu buryo bubiri, kubera ko buri wese yamusobanura mu buryo bubiri. Hari umuntu usobanura umuntu nkaho ni ikiremwa nyine Imana yaremye ishyiraho, kirororoka cyuruzura isi nk'uko byanditswe mu bitabo by'intangiriro cyangwa itangiriro mu bitabo bya za Bibiliya. Ubwo ngubwo aho ngaho busobanuye uko umuntu ameze. Imana yaremye umuntu, imutuza ahangaha, imuremera undi, barabana barororoka, ariko twaba tugiye mu iyobokamana kandi si ryo turimo. Ahubwo reka mvuge mu buryo bwa siyansi. Kuvuga ngo mu buryo bwa siyansi habaho ibyo bita evolution, guhinduka kwa buri kintu kikava kuri faze imwe kikagera ku kindi. Nimba abantu baratangiye bahingisha isuka, bakava ku isuka bagahingisha ikimasa, bakava ku kimasa bagakora imashini zihinga, urumva ne evolution y'ubuhinzi. Habaye impinduramatwara mu buhinzi, byo bita revolution agricole. No mu mibereho y'umuntu rero nge nemera ko habayemo impinduka, kuko nk'iyo urebye abantu ba kera, dushingiye no ku ngano yabo, uko ibitabo bisobanura abantu babayeho kera, ingano yabo, igihagararo, uko basaga n'ukuntu uyu munsi twebwe tumeze, usanga harimo impinduka zikomeye cyane, kandi izo mpinduka zijyana n'ububasha bw'ino si dutuyeho. Mpamya ko rero umuntu yavuye nyine mu nyamaswa. Mu buryo bwa siyanse, inyamaswa zavuyemo abantu, inguge zavuyemo abantu rwose. Mu buryo bwa siyanse ni evolution y'inguge. Inguge yavuye mu ishyamba ikaza kujya igatangira kubaho mu buzima twavuga ko busobanutse bwo kuba itarakoreshaga ingufu nyinshi kugira ngo irye. Iza kuva kuri icyo kintu noneho ihimba uburyo noneho bwo kwiyegereza bya biryo, gukomeza kugeza aho umuntu yohereje icyogajuru mu isanzure, ariko ni evolution y'inguge. Oya, kintu abantu bagomba kumenya, nimba njya mbibona no kuri za YouTube ukuntu, nimba ubyutswe ukabona umuntu yabyaye umwana afite isura nk'iyinkende, abantu ujya utekereza. Ariko nanone aho haba hajemo gusebanya, ko nawe kuva ko isura y'umuntu imeze nk'iyinkende, oya ntabwo bivugitse. Bimwe nabibonye rwose umuntu afite abana ameze nk'inkende. Wenda bibaho, ariko se warasuzumye usanga nta guhindura amashusho kwabayemo rwose. N'ubu baracyariho ngo hari ikigo babajyanyemo ngo bige, ariko bameze nk'inkende. Birashoboka ko twasa n'izo nyamaswa, kuko ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yasa n'inyamaswa runaka. Ahubwo ikintu wenda tureba, reka tujye tureba mu mitekerereze.
kuko ubushakashatsi bwakozwe uretse no kuba izo nkende cyangwa inguge, reka twe gukoresha ijambo inkende dukoresha inguge ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo nguge nimba byaragaragaye ko uturemangingo ndangasano twayo tujya guhura 100% n'utw'umuntu, n'izo mpinduka nkeya zirimo zikaba ziterwa nyine n'iyi si cyangwa n'igihe umuntu ayimazeho n'ibyo akora, ni kivuga ko harimo isano ririmo. Umuntu abyemere cyangwa ntabyemere, ariko isano ririmo. Ahubwo ibyo byo gusa mpamya ko haba hashobora kuba harabayemo kwiganza, bize biology cyane barabizi. Nimba twakomotse ku nguge bivuze ngo nubwo twaba twarateye imbere mu bijyanye no gusa neza, ariko hari abantu bagumana bwa bunyangingo bw'abasogokuru cyane. Ahubwo uzanabibona ko nubwo dutera imbere abantu bakaba mu mijyi, ubuzima bwo mu mashyamba buracyaturimo, kubera ko ubuzima bwo mu mashyamba ikikwereka ko bukiturimo. Abantu baracyafite umuco wo guhiga inyamaswa, baracyafite umuco wo gukoresha intwaro za gakondo n'ubundi zishobora kwifashishwa n'izo nyamaswa. Abantu baracyafite ubushobozi bwo kuba mu biti. Hirya no hino mu mashyamba akomeye za Amazon hari ibice bimwe na bimwe bibamo abantu. Byo ntibikwereka ko rero ni evolution iba yarabayeho, ariko dufitanye isano rwose na ziriya nyamaswa. Erega hari mu Bufaransa ruvumo bita Lascaux cyane, harimo ibishushanyo Homo erectus yashushanyije. Yego, Homo erectus uvuze ngo ni umuntu uhagaze cyane. Igihe ngo ryari maze guhagarara, yatangiye gufata ibintu by'ibiti igashwaratura. Rero hari umuvumo bwitwa Lascaux mu Bufaransa. Yego, harimo ibintu byashwaraturaga. Oya, si nubwo gusa, hari n'ubundi bwitwa San Callisto mu Butaliyani, naho hagaragaramo ibishushanyo bya kera bivuga ko hari ibishushanyo byashushanyijwe mu myaka irenga 10,000 ishize, ariko bigaragaza imiterere y'ibinyabuzima byari biriho, cyane cyane izo nguge n'imiterere yabyo cyangwa n'ihuriro bifitanye n'abantu. Ni ukuvuga ko rero umuntu wakwirengagiza ko wenda dufitanye isano n'izo nguge, ni kwa gushaka kugendera kuyobokamana gusa ukumva ko rihagije, ukavuga uti iyobokamana rirahagije, Imana yaremye abantu. Ariko mu buryo bwa siyanse abantu bavuye kuri ziriya nyamaswa. Homo erectus nabwiraga yahagaze mu myaka miliyoni 2 ishize. Yego, nibwo yahagaze cyane. Urumva ko rero nyuma aza kwitwa Homo sapiens. Yego, urumva bano bantu babayeho. None reka tugaruka hano ku isi turebe ikintu kitwa ibirunga. Yego, burya ngo ibirunga nabyo ni ibinyabuzima. Ubundi ibirunga ni iki? Ni ibinyabuzima gute? Ibirunga ngiye mbisobanura nk'umusaruro, ariko sinzi niba ari umusaruro, ariko ni ibigaragara inyuma bigaragaza ubukana bw'iyi si n'ingufu ziyirimo. Bihagarariwe n'ibirunga, kubera ko ibirunga banabyita imisozi y'umuriro ku gihe cy'umwami w'u Rwanda Kigeli wa kane Rwabugiri, ubwo abazungu bamusuraga, ubwo bitaga Oscar Bauman, umuzungu wa mbere wageze mu Rwanda, yamubwiye ko rendezvous bafitanye bazahurira mu misozi y'umuriro. Yashaka gusobanura ko bazahurira mu birunga. Ibirunga rero warumbajeho, usibye ibyo byo kuvuga ngo ni imisozi y'umuriro, ariko ibirunga wenda twagerageza kuvuga gatoya kwivuka ryabyo mbere yo kuvuga icyo ari cyo. Ubone no kuvuga ngo ntabwo ibirunga bishobora kuvuka ahantu hose. Cyo ni icyambere. Ibirunga bigira agace runaka biba biherereyemo. No kuvuga ngo yasi twahoze tuvuga igira amafaze kuva kuri ubu butaka dukandagiyeho kugera muri nuwayo cyangwa inda y'isi, inda nyanda cyangwa mu mutima w'isi, ahantu haba hari ubushyuhe buruta n'ubwo mu zuba. Muranyumva neza? Naho hantu rero mu nda y'isi cyangwa ari ubushyuhe buruta n'uburi mu mutima w'izuba, za miliyoni 15 za degre Celsius twavugaga, mu nda harashyuha kurusha mu zuba. No kuvuga ngo ikintu gituma iyi si kurura ibiyegereye byose nubwo nibyo bita gravite. Ingufu z'isi rero ziterwa n'uwo muriro uba mu nda yayo, urimo ibintu bitandukanye, birimo ibikoma bisukika bizamuka byava muri iyo faze cyangwa se byava muri iyo nuwayo, bikaba byahinduka nk'amabuye. Amabuye nayo adasanzwe, ahubwo bikikristaliza, ibyo twita kuba kristo. Ni nk'amabuye ajya kumera nk'ibyuma cyangwa amasarabwayi. Ubwo rero ibirungo kuntu bivuka, isi nyine ibyo bikoma bihora byivumbagatanya mu nda yayo, bigera igihe noneho cyo gushaka kuzamuka ngo bipfumure bize hejuru.
ubutaka bizamukiyemo, ubuso bizamukiyemo, no kuvuga ngo kugira ngo umuntu ave muri faze y'aha ngaha tuba duhakandagiye tunacukura ibyo ducukura byose, byagusaba gucukura umwobo w'ibirometero nibura 150. Abarusiya nibwo bwacukuye umwobo muremure ku isi, ni umwobo bise SG3, ni umwobo upima ibirometero 12 byonyine. Ubwo bari bacukuye ntako batagize, ariko nta na rimwe ku ijana by'isi bacukuye kubera ko ntibigeze bava no hano ku butaka. Iyo uvuye ku butaka rero, ikindi gice uhingukiramo ni igice kibamo ibinyabuzima birimo ibyo bita ibinyamunjongorerwa, harimo nk'ikizwi cyane bita Zospeum torosum, kigunda kubaho ngaho, ikinyamunjongorerwa gitoya gipima mu milimetero make, ariko urumva ntabwo cyavuye ku isi hejuru ngo kijyaho ngaho, ahubwo niho kiba. Iyo tuvuye ku butaka ubu dukandagiyeho, tugera ku gice noneho kirimo gishobora kuba kirimo kitabona, kirimo amazi, kirimo ubutaka bw'ubundi bwoko n'ubutare, cyane cyane n'amabuye y'agaciro aba kuri icyo gice, kubera ko amabuye y'agaciro wenda turaza kuvuga ku buryo ashobora kuba avuka, ariko aba yarazamuwe na wa muriro twavuze uba mu nda y'isi. Umuriro rero iyo uri kuzamuka cyangwa uko kwivumbagatanya kw'ibyo bikoma biba mu nda y'isi, biri kwivumbagatanya bijegeza iyi mibumbe dutuye. Iyi mibumbe dutuye iteretse ku byo bita plaque tectonique cyangwa se tectonic plates. Iyi migabane, ntabwo ari imibumbe, imigabane. Nimba dutuye ku migabane rero 7, ku isi hari imigabane 7, dufite plaque tectonique 7 zirimo plaque asiatique, plaque australienne cyangwa indo-australienne, plaque européenne, plaque africaine, plaque asiatique, plaque north americaine. Uko ari 7 ni plaque, ni ibintu navuga ngo niho imigabane iteretse, ariko ibyo bintu biteretse hejuru y'igikoma kibira. Sinzi niba uri kubyumva. Iyo rero habayeho kwivumbagatanya, ibyo bikoma bigashaka kuzamuka, niho uzumva hateye imitingito ku isi. Hakunda kuba imitingito inakomeye cyane, kubera ko ibihugu nka za Chili, za Haiti byagiye byibasirwa n'imitingito. Umutingito ukomeye wabayeho ni wari uri ku bipimo bya Richter bakoresha, ni ibipimo nyine byo kumva ubukana bw'umutingito, wari uri ku bipimo by'9.7 hari ndumva nibuka, ni muri Chili byigeze kuba. Urumva rero izo ngufu zimeze gutyo zizamura ibikoma. Ahantu rero bizamutse ntibitobore ngo bigere ku isi, bipusa ubutaka bukazamuka. Ariko uzasanga ubutaka bufite ukuntu nyine buteretse kuriya bukaba umusozi urangwa nuko ufite agasongero kameze bize imibare bazi ibinyampande bita prisme, cyangwa ni ikinyampande kigira agasongero nyine. Nuko nguko bivuka nyine ugasanga kigiza agasongero, umusozi uvutse gutyo urazamutse, ariko aba ari inzira ibikoma byashatse kuzamukiramo, kubera ko n'ikimenyimenyi y'ikirunga kwitwa ko cyarutse, wa muriro noneho uca muri wa musozi ugahinguka hejuru kuri ubu buso, nibwo tuvuga ko ikirunga cyarutse. Ariko mu by'ukuri ibirunga ni imisozi ibuyitse umuriro uri mu nda y'isi, bitandukanye n'ubu buso bundi twebwe duherereyeho. Bavuga se ngo bipfa gute? Ibirunga birasinzira ariko ntabwo bipfa. Gusinzira ni igihe abashakashatsi baba barateretse ibyuma bibipima, ikoranabuhanga ryarateye hakorwa ibyuma byapima ibyo bintu. Ni igihe hapimwe bagasanga ikirunga nta bushobozi bwo kuzamura ibyo bikoma kigifite. Ntabwo ari uko kiba kitabufite, ahubwo inzira ibyo bikoma bishobora kuba byaracagama. Hari igihe iba yarasibanganye cyangwa byarashatse indi nzira ku buryo iyo ngiyo bidashobora kuyicamo. Ariko ibyo bintu ni ibintu nanone bigomba kwitonderwa, kubera ko hari ibirunga byagiye bivugwa ko byasinziriye nyuma y'imyaka runaka kikongera kikaruka. Gusinzira rero ni ibivugwa n'abashakashatsi. Iyi si rero iriho ibirunga byinshi cyane, hari ibyikora cyane ni ibihumbi rwose, ni byinshi. Ariko watubwira kimwe mu kirunga kigeze kuruka biteye ubwoba? No kuvuga ngo imihindagurikire ndetse na n'ubu tugifese ingaruka cyane. No kuvuga ngo iyo bari kureba mu isi, mu bitabo byinshi muzasoma, iyo ugiye kubaza ngo umwaka wabaye mubi cyane mu buzima, bavuga, ntabwo abantu benshi bari bazi ko ari 2020, kubera ko nibwo muri 2020 ishyamba
byarahiye, igihugu cya Australia cyarahiye, ubuso bwacyo bunini, abantu benshi barapfa, amazu barasenyuka, ibiremwa n'ibinyabuzima byinshi birahangirikira. Mu mwaka wa 2020 nibwo twamenye virusi yaduhejeje mu rugo ivuye mu Bushinwa. Niwo mwaka abantu bageragezaga kuvuga ko ari wo mwaka mubi wabayeho, ariko umwaka mubi wabayeho ni umwaka wa 536. Mu mateka bavuga umwaka wa 535 kubera ko ari bw'ikirunga cyarutsemo, ariko ingaruka zacyo zaragiye zifata mu mwaka wa 536. Iyo rero uvuze umwaka mubi wabaye mu mateka bakubwira 535 kubera ko mu gihugu cya Indonesia ni ku mugabane wa Aziya, hari ikirwa cyitwa Java n'icyitwa Sumatra, ni ibirwa bihana imbibi cyangwa byegeranye. Hari ikirunga rero bita Krakatoa, ni ikirunga kigeze kuruka, bavuga ko ingufu cyasohoye zari ingufu zingana na bya bisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose, miliyoni 200,000. No kuvuga ngo niruka ni ingufu abantu batongeye kubona, nta rindi ruka ryabayeho abantu bigeze bongera kubona kubera ko izo ngufu zasohowe n'icyo kirunga. Byasohoye ibyotsi bipfuka kirere kirahumana, ibinyabuzima birapfa, ubukonje buba bwinshi kubera ko izuba ntiryageraga ku isi ngo rikamye amazi y'inyanja ajye gukora imvura. Hateye rero indwara zitandukanye zirimo n'indwara yishe hafi 40% by'abantu bari batuye Uburayi cyane cyane na Aziya, indwara y'ubushita. Wenda tuzabivugaho cyane, ariko nicyo kirunga gikomeye cyane gishobora kuba cyararutse mu mateka y'isi yose. Iyo ugiye kureba ibiza kamere byabayeho byose bakubwira icyo kirunga, nubwo bavuga ko no muri Bibiliya handitsemo ibintu by'isenyuka rya Sodomu na Gomora. Ariko Krakatoa nicyo kirunga mu by'ukuri gikomeye cyane cyarutse, ibintu bikahinduka ku isi yose mu gihe cy'amezi 18, izo ngaruka zikagera ku isi yose. Reka dusubire mu isanzure. Hari umubumbe witwa Mars, yego, ndetse uteza ibyo twita space geopolitics. Yego, ngiye nk'umugeopoliticien nzi dimension. Yego, uriya mubumbe witwa Mars ubundi geographically uri strategique bimeze bingana bite? Uriya mubumbe niwo mubumbe kugeza ubu ngubu wa mbere abantu bakoreyeho ubushakashatsi kubanza kureba ko hashobora kuba ubuzima. Abanyamerika mu mwaka w'1989 niba mubyibuka neza, nibwo bitwa ba Buzz Aldrin ndetse na Neil Armstrong bivugwa ko bagiye ku kwezi. Kiragiye nibwo wavuga ko inkundura yo gushaka kwigarurira isanzure ku Burusiya na Amerika byatangiye, kuko abanyamerika bivugwa ko bohereje abo bantu, nibwo bari bashaka gukuraho agahigo kari karakozwe n'Abarusiya. Bohereje ikigendajuru cyangwa ubwo ndacyita icyogajuru nyine cyiswe Sputnik. Ubundi ni mu Kirusiya, ariko babishaka kuvuga ikintu cyose gishobora kuva ku isi kikajya mu isanzure. Abarusiya rero bohereza Sputnik, abanyamerika bashatse nabo kumera nk'abaciye agahigo cya kubereka ko nabo bateye imbere nk'uko bira bihugu mu bizi bihora bipingana. Bohereza ibigendajuru mu isanzure, nubwo abandi bavuga ko ari filimi yakiniwe rwose Nevada, atari ibintu byabayeho. Icyo nashaka kuvuga, ubushakashatsi mu mibumbe yose iri mu isanzure bwatangiriye kuri uriya mubumbe wa Mars, kubera ko nubwo ari umubumbe munini kurusha isi, wenda uranayikurikira mu byitwa inzira bicamo cyangwa uruhererekane rw'uruziga bizenguruka kugira ngo bikore rotation cyangwa bizenguruka izuba. Uwo mubumbe wa Mars ni wo wa mbere watekerejweho ko basuzuma niba ubuzima buhari. Abanyamerika bigeze no gushaka kwemeza ko ngo buhari, kubera ko bivugwa ko bohereje ikigendajuru kikagenda kikanaga udufu dukeya ku butaka bwo kuri Mars kugira ngo barebe niba koko hari bakteri zizarya utwo dufu. Nyuma banemeza ko udufu twariwe nako batangira bemeza ko koko ngo hashobora kuba hari ubuzima. Ariho ya campaign twavugaga dutangira ngo yo gushaka kujya gutuza y'abantu yatangiye mu myaka za 2010. Mars rero ni umubumbe uri strategique cyane, kubera ko uretse kuba ari umubumbe ujya kumera nk'isi neza, ni umubumbe ugaragaraho urubura ahandi hantu ruba ni ku isi. Ni umubumbe kandi ubaho imyuka iyi ngiyi n'ubundi tubona ku isi. Ni umubumbe abashakashatsi bose bifashisha bashaka gutanga urugero rw'ubushakashatsi mu isanzure. Ngaho gukora yari Pascal, namwe muzaduha ingingo utatuzamuganirizeho. Abadukurikiye mwese reka twe
kugira ikiganiro kirekire kuko turabizi ko mufite n'ibindi murimo ngaho rero naho ubutaha